umubabaro, gukubitwa, inzara, urupfu, gutandukana n'imiryango n'inshuti ni bimwe muri byinshi byaranze abari mu bucakara. Abenshi mu bariho ubu ijambo ubucakara barimenyeye mu ishuri, bishatse kuvuga ko kugira ngo ubone ukubwira inkuru mpamo y'ubucakara nk'uwari uhibereye byamera nko gucisha ipantaro mu mutwe. Ni nako nicyo bivuze. Imyaka n'imyaka irashize ikiremwa muntu gituruka ku mugabane wa Afurika kibabaye ndetse kivukijwe uburenganzira bwo kubaho gishaka, ndavuga gutura kuri gakondo. Ahagana mu 1619 nibwo ubucakara bwatangiye. Uwari umwirabura uganje muri Afurika nibwo yatangiye guhura n'isanganya yaturutse mu bihugu by'i Burayi, Amerika na Aziya. Rwari urugendo rutoroshye rwasabaga nibura kumara amezi arenga 3 mu nzira, rimwe na rimwe ukubitwa, utarya ndetse n'urupfu rukiyongeraho. Abize amateka bazi neza icyo bitaga commerce triangulaire. Bwari uburyo bwo guhanahana abirabura babaga bagiye gukora ubucakara hagati ya Afurika, Uburayi na Amerika. Iri hererekanya abantu ryari rigamije kongera ubushobozi bw'ibyakorwaga n'abazungu, haba mu buhinzi, mu nganda n'ibindi. Nyuma yo kubenguka imashini muntu, ndavuga umwirabura, bumvaga ko babonye ikiremwa gifite ubwenge ndetse kizabasha kwihanganira ubuzima bubi kandi kigakora ibyo gitegetswe nta nkomyi. Mu gihe ubucakara bwarimo bujya mbere muri Amerika, byari kukugora kumva ko hari umucakara wabashije gutoroka bikamuhira, dore ko babaga barinzwe bikomeye. Uyu munsi twifuje kugaruka ku mateka y'umugore witwa Harriet Tubman wabaye ikirangirire kubera uburyo yacikishije benshi mu gihe ubucakara bwari bukataje muri Amerika, nyamara bigoye ko hari kuboneka umwirabura wari gucika. Tubman yavutse mu gihe cy'ubucakara mu majyepfo ya Amerika muri leta ya Maryland. Itariki y'amavuko ya Tubman ntabwo izwi neza, ariko abantu bakeka ko yavutse hagati y'1820 n'1825. Tubman avuka mu muryango w'abana 9 ku babyeyi b'abacakara mu gace ka Dorchester muri leta ya Maryland. Mama we Harriet Green yari umucakara kwa Mary Patterson Brodes, na papa we Ben Ross yari umucakara kwa Anthony Thompson. Aba bombi Brodes na Thompson bakaba bari barashyingiranywe. Amazina ye nyakuri yari Araminta Harriet Ross Tubman, ariko ababyeyi be bari baramuhimbye Minty. Tubman yahinduye izina rye yitwa Harriet mu gihe yashakaga. Tubman yabayeho mu buzima bukomeye kuko akiri muto umuhungu wa Mary Brodes witwa Edward yagurishije abavandimwe be 3 b'abakobwa mu mirima ya kure yakorerwagamo ubuhinzi agamije gusenya umuryango. Igihe umucuruzi ukomoka muri leta ya Georgia yegeraga Brodes ku byerekeye kugura murumuna we muto, nyina yarabyanze ku buryo bukomeye kuko umuryango we wari kuba umushizeho. Ibi byahaye urugero rwiza Tubman rwo kwihagararaho uko bishoboka kose, bituma akura afite intego yo kurwanya ubucakara. Guhohoterwa birimo gukubitwa n'ibindi byari bimwe mu bigize ubuzima bwe bwa buri munsi. Iri hohoterwa yahuraga naryo mu bwana bwe ryamusigiye ibikomere bidakira. Tubman hari igihe cyageze akajya kubitwa inshuro 5 mbere y'ifunguro rya mu gitondo. Ibi byatumye arangwa n'inkovu nyinshi ubuzima bwe bwose. Igikomere kimwe yagize gikomeye cyabaye igihe yari umwangavu, yoherejwe mu bubiko kuzana ibikoresho yifashishaga mu kazi ke. Maze mu kuvayo ahura n'umucakara wari utorotse aho bakoreshwaga uburetwa nta ruhushya. Akimara kubyanga, uwo murinzi yahise akubita Tubman ikintu kiremereye mu mutwe ahita agwa igihumure. Ibi byaviriyemo Tubman kurwara umutwe hafi ubuzima bwe bwose ndetse n'izindi ndwara zituruka kuri iki gikomere. Papa we yavanywe mu bucakara ageze ku myaka 45 nk'uko umukoresha we yabigenaga. Nubwo satara akiri umucakara, ntabwo yari yakagize uburenganzira bwose nk'umuntu. Mu 1844 Tubman yashyingiranywe n'umugabo w'umwirabura utari umucakara witwaga John Tubman. Izina Tubman arikomora ku mugabo we. Muri iki gihe hafi igice cy'Abanyafrika American cyangwa se Abanyamerika bafite ibisekuru bikomoka muri Afurika babaga ku nkombe y'uburasirazuba bwa Maryland. Bo barigengaga, ntabwo bari abacakara, nta nubwo byari bisanzwe ko umuryango w'abirabura ubura mu mucakara. Ni ibintu bike cyane bizwi kuri John Tubman n'ubukwe bwe na Tubman, ndetse n'igihe bamaze babana. Iyo baza kubyarana abana babo bari kuzabacakara bitewe nuko mama wabo yari yarabaye umucakara. John yanze kujyana na Tubman, ahitamo kuguma muri Maryland n'umugore we mushya. Mu 1869 Tubman yashyingiranywe n'uwahoze ari umusirikare mu ntambara yiswe Civil War witwaga Nelson Davis. Mu 1874
we n'umugabo we biyemeje kurera umwana witwaga Jetty. Mu 1849 yatorokeye muri leta zo mu majyaruguru ya Amerika zitabagamo ubucakara, maze atangira gushakisha uburyo azajya acikisha nawe umuryango we binyuze mu nzira zacaga munsi y'ubutaka. Tubman yemeye gushyira ubuzima bwe mu kaga ngo acikisha abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze bari mu bucakara bwo guhinga ibisheke, maze akajya bajyana mu nzu y'ibanga yari yaraguze. Nk'umuntu waharaniye ko ubucakara buhagarara, yabaye maneko mu ntambara yahuje leta zo mu majyaruguru no mu majyepfo y'Amerika zizwi nka American Civil War, aho yari ku ruhande rw'amajyaruguru rutashyigikiraga ubucakara habe na gato. Nyuma y'uko iyi ntambara irangiye, Tubman yatangiye kujya afasha abakene bahoze ari abacakara ndetse n'abasheshe akanguhe. Hagati y'1850 n'1860 Tubman yakoze ingendo zigera kuri 19 ziva mu majyepfo, leta zari zugarijwe n'ubucakara, zerekeza mu majyaruguru, leta abaturage bari bibohoye bigenga, yifashishije imihanda ndetse n'amazu y'ibanga atarazwi n'abategetsi b'icyo gihe. Ibi byari bizwi ku izina rya Underground Railroad. Yifashishije ubu buryo yabashije gucikisha abantu bagera kuri 300 barimo ababyeyi be, abavandimwe n'inshuti, abakuye mu bucakara akabajyana aho umuntu yishyira akizana. Iki gikorwa cyatumye bamwita Musa kubera ukuntu yayoboraga abantu arimo bacikisha. Tubman bwa mbere yakoresheje uburyo bwa Underground Railroad ubwo yageragezaga guhunga ubucakara ku giti cye mu 1849. Akurikije uburwayi n'urupfu by'uwamukoreshaga ubucakara, Tubman yiyemeje guhunga ubucakara akava muri Maryland amajyepfo akajya muri Philadelphia mu majyaruguru. Yatangiye kugira ubwoba biturutse ku muryango yari yarasize mu buretwa kandi uhabwa agaciro gake. Tariki ya 17 Nzeri 1849 Tubman yacikishije abasaza be babiri, Ben na Harry. Icyakora bakimara gucika, hahise hasohoka itangazo rivuga ko umuntu uzafata Tubman akamugarura azahagwa akayaho k'amadorali 300. Iki gihe yari menshi cyane. Harry na Ben bagize ubwoba basubira mu Maryland mu bucakara bw'ubuhinzi. Tubman nta gahunda yo kuguma mu bubata bw'ubucakara yari afite. Yifashishije uburyo bwa Underground Railroad, Tubman yakoze urugendo rw'ibirometero 90 yerekeza i Philadelphia. Yambutse muri leta ya Pennsylvania ifite kwishyura ukizana, yumva aruhutse kandi afite ibyishimo, maze aravuga ati, igihe nasangaga narenze uwo murongo, narebye amaboko yanjye kugira ngo ndebe niba ari njye koko. Hariho icyubahiro kuri byose, izuba ryaje nka zahabu rinyuze mu biti no hejuru y'imirima, numva meze nk'uri mu ijuru. Aho kuguma mu mutekano w'amajyaruguru, Tubman yihaye inshingano yo gutabara umuryango we n'abandi babaye mu bucakara binyuze mu buryo bwa Underground Railroad. Mu Kuboza 1850, Tubman yakiriye umuburo w'uko mwishywa we Kesia agiye kugurishwa hamwe n'abana be babiri bato. Umugabo wa Kesia, umwirabura wigenga witwa John Bory, yatanze isoko ryo gutsindira umugore we muri cyamunara i Baltimore. Tubman yahise afasha umuryango wose gukora urugendo rwo kujya Philadelphia. Uru rwari rumwe mu ngendo nyinshi zakozwe na Tubman. Ingingo zirebana no gutoroka ubucakara zahindutse mu 1850 hamwe n'itegeko ry'abacakara batorotse. Iri tegeko ryavugaga ko abacakara batorotse bashobora gufatwa mu majyaruguru bagasubizwa mu bucakara mu majyepfo. Byatumye abahoze ari abacakara ndetse n'abirabura bigengaga batangira kujya bashimutwa muri leta zo mu majyaruguru. Abashinzwe kubahiriza amategeko mu majyaruguru bahatiwe gufasha mu gufata abacakara batitaye ku mahame yabo bwite. Mu guhangana n'amategeko, Tubman yatangiye kujya acikishiriza abacakara muri Canada, igihugu cyangaga ubucakara mu buryo bukomeye. Mu Kuboza 1851, Tubman yayoboye itsinda ry'abantu 11 bahunze amajyaruguru. Hariho ibimenyetso byerekana ko ishyaka ryahagaze mu rugo rw'umuntu warwanyaga ubucakara kandi wahoze ari umucakara Frederick Douglass. Muri Mata 1858, Tubman yamenyanye na John Brown warwanyaga ubucakara. Wasabye ko hakoreshwa ihohoterwa mu guhungabanya no gusenya ikigo gishinzwe iby'ubucakara. Tubman yavuze ko afitiye iyerekwa ry'ubuhanuzi rya Brown mbere y'uko bahura. Igihe Brown yatangiraga gushaka abamushyigikira mu gitero cyagabwe ku bantu bari bafite abacakara kuri Harper's Ferry, yitabaje General Tubman kugira ngo amufashe. Nyuma y'icwa rya Brown, Tubman yamushimiye ko ari umumartire. Tubman yakomeje kugira ishyaka mu gihe cy'intambara y'abenegihugu. Akora ingabo z'ubumwe nk'umutetsi n'umuforomo.
Tubman yahise aba umuskuti n'intasi, umugore wa mbere wayoboye urugendo rwitwaje intwaro mu ntambara. Yayoboye igitero cyo ku mugezi wa Kombahi cyabohoje abacakara bagera kuri 700 muri Caroline y'Epfo. Mu ntangiriro z'igihumbi kimwe magana inani mirongo itanu n'icyenda, Senateri William Seward warwanyaga ubucakara yagurishije Tubman isambu ntoya mu nkengero za Auburn muri New York. Isambu ya Auburn yabaye icumbi ry'umuryango wa Tubman n'inshuti ze. Tubman yamaze imyaka ikurikira intambara kuri uyu mutungo yita ku muryango we ndetse n'abandi bari barahatuye. Nubwo Tubman yari ikirangirire kandi yubashywe, ntabwo yigeze yihaza mu bukungu. Inshuti za Tubman n'abamushyigikiye bashoboye gukusanya inkunga yo kumufasha mu mibereho ye. Umwe mu bashimishijwe na Tubman witwa Sarah Bradford yanditse ku buzima bwa Tubman mu gitabo yise Scenes in the Life of Harriet Tubman. Amafaranga yavuyemo yafashishaga Tubman n'umuryango we. Tubman yakomeje gutanga ku buntu nubwo afite ibibazo by'ubukungu. Mu 1903 yatanze isambu ye ku itorero ry'abepiskopi nyafurika rya Methodiste muri Auburn. Tubman yapfuye azize umusonga ku itariki ya 10 Werurwe 1913 akikijwe n'inshuti y'umuryango afite imyaka igera kuri 93. Tubman amaze gusaza, ibikomere byo mu mutwe yagize akiri muto mu buzima bwe byarushijeho kumubabaza no gutuma ahungabana. Yabazwe ubwonko mu bitaro bikuru bya Massachusetts i Boston kugira ngo hagabanye ububabare ndetse n'urusaku byumvikanaga mu matwi ye. Tubman yashyinguwe mu cyubahiro cya gisirikare ku irimbi rya Fort Hill muri Auburn. Azwi kandi yubahwa cyane akiri muzima ndetse n'igihe yitabye Imana. Tubman yabaye ikimenyetso cy'Abanyamerika mu myaka yakurikiye. Ubushakashatsi bwakozwe mu mpera z'ikinyejana cya 20 bwamwise umwe mu baturage bazwi cyane mu mateka y'Abanyamerika mbere y'intambara y'abenegihugu Civil War. Yakomeje gushishikariza ibisekuruza by'Abanyamerika guharanira uburenganzira bw'abaturage. Igihe Tubman yapfaga, umujyi wa Auburn wibutse ubuzima bwe bashyira amafoto ye ku nyubako zikomeye. Tubman yizihijwe mu bundi buryo bwinshi mu gihugu cyose mu kinyejana cya 20. Amashuri menshi yitiriwe izina rye, kandi inzu ya Harriet Tubman iri muri Auburn ndetse n'inzu ndangamurage ya Harriet Tubman i Cambridge ni inzibutso z'ubuzima bwe. Yakiriweho filime zitandukanye harimo nk'iyo mu 1948 yibutsaga ubuzima bwe n'ukuntu yahanganye n'ubucakara. Indi niyo muri 2019 yerekanaga ukuntu yacikishaga abantu akoresheje uburyo buzwi nka Underground Railroad. Mu kumuha icyubahiro ndetse n'ubusabe bwa benshi, mu 2016 ikigo cy'igihugu cya Amerika gishinzwe iby'imari cyatangaje ko Tubman azashyirwa ku noti y'amadorali 20 agasimburaho Perezida Andrew Jackson. Mu gihe byari biteganyijwe ko ishusho ya Tubman izasohoka ku idolari rya 20 mu mwaka wa 2021, yaje kwimurirwa mu mwaka wa 2028 ku buyobozi bwa Perezida Trump.